Reka twongere tubasuhuze inshuti z'Ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango, namwe mudahwema gukurikirana YouTube channel y'Ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango. Turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Uyu ni wa mwanya twabageneye tubagezaho amasomo n'inyigisho byatanzwe kuri uyu munsi. Isomo rya mbere twarisanze mu gitabo cy'Umukamisiri umutwe wa 3, umurongo wa mbere kugeza ku wa 6, ndetse n'umurongo wa 9 kugeza ku wa 12. Zaburi ni 103, Mudokobo 102, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 11, umurongo wa 25 kugeza ku wa 27. Bakristo bavandimwe, mukomeje gukurikirana ibiganiro bya YouTube channel y'Ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango. Dukomeje kubashishikariza gukora subscribe, like, share na comment. Ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango yakomeje kubatekerezaho no kubazirikana ibategurira umwiherero wo kuhoka ku bitushi. Uwo mwiherero ufite insanganyamatsiko igira iti: sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana. Turisanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 11 umurongo wa 40. Uyu mwiherero wo kuboka ku bitushye uzatangira ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi, usozwe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Muze mwese twakire umukiro Nyagasani atanga. Isomo ryo mu gitabo cy'Umukamisiri. Musa yararagiye ubushyo bwa sebukwe Yetero, umuherezabitambo w'i Madiyani. Ayobora ubushyo hirya y'ubutayu, maze agera ku musozi w'Imana i Horebu. Nuko umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu kibatsi cy'umuriro waka mu gihuru rwagati. Musa aritegereza, asanga umuriro ugurumana mu gihuru cyose, ariko cyo ntigikongoke. Musa aravuga ati, reka njyeyo ndebe aka kataraboneka n'impamvu ituma igihuru kidakongoka. Uhoraho abonye aje hafi kureba ibyo ari byo, nuko Imana imuhamagarira mu gihuru rwagati iti, Musa, Musa. Undi ati, ndi hano. Nuko Imana iramubwira iti, wikwegera hano, ndetse kuramo inkweto zawe, kuko aha hantu uhagaze ari ubutaka butagatifu. Irongera iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo. Musa yipfuka mu maso kuko yatinyaga kureba Imana. Uhoraho abwira Musa ati, ngaho induru y'Abisiraheli yangezeho, maze mbona ukuntu Abanyamisiri babica urupfu rubi. Ubu ngubu rero genda, ngutumye kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri Abayisiraheli umuryango wanjye. Musa abwira Imana ati, jyewe ndinde wo gusanga Farawo no kuvana Abayisiraheli mu Misiri? Imana iravuga iti, ndi kumwe nawe, kandi dore ikizakubera ikimenyetso ko ari jye wagutumye. Numara kuvana umuryango wanjye mu Misiri, muzasengera Imana kuri uyu musozi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uragasingizwa Nyagasani, Mana igira imbabazi n'impuhwe. Mutima wanjye singiza Uhoraho, n'icyo ndicyo cyose gisingiza izina rye ritagatifu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, kandi ntiwibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye. Uragasingizwa Nyagasani, Mana igira imbabazi n'impuhwe. Ubabarira ibicumuro byawe byose, akakuvura indwara zawe zose. We warura ubugingo bwawe mu mva, akagutamiriza ubutoneshwe n'impuhwe. Uragasingizwa Nyagasani, Mana igira imbabazi n'impuhwe.
uhoraho akoresha ubutabera akarenganura abapfukiranwa bose. Yamenyesheje Musa imigambi ye n'abana ba Isiraheli abagaragariza ibigwi bye. Uragasingizwa Nyagasani Mwami w'imibazi. Uragasingizwa dawe mutegetsi w'ijoro n'isi, we wahishuriye abaciye bugufi amabanga y'ingoma y'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati: dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Koko rero dawe niko wabyishakiye, byose nabyeguriwe na data, kandi ntawe uzi mwana keretse data, nta n'uzi data keretse mwana, n'uwo mwana ashatse kubihishurira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Burya koko ubumenyi bw'Imana ntaho buhuriye n'ubumenyi bw'abantu, ndetse mu maso y'abantu usanga ibintu bimeze nk'aho bicuritse. Dufashe urugero mu masomo matagatifu tumaze kumva muri aka kanya, muribuka Musa tumaze iminsi twumva. Musa ejo twumvise ukuntu Imana yamurokoye ubwo ababyeyi be bari bamushyize mu rutete bakamujyana bakajya kumuroha mu ruzi, ariko ari nkaho bamushyize mu maboko y'Imana bavuga bati twebwe ntacyo tukishoboreye, Imana yonyine izabe ariyo ikwitaho. Kuko Imana imwitaho, Imana yumva isengesho ry'abaciye bugufi. Musa yabaye igihangange, ndetse aba ni umuntu ukomeye kwa Farawo, kuko yafatwaga nk'umwana wa Farawo. Ariko mwumvise ibyamubayeho nyuma, ubwo yakoraga ibyafatwaga nka Farawo nk'agahomamunwa, ashatse gutabara Umuyahudi, nuko akica Umunyamisiri. Mureba ukuntu yamanutse. Uyu munsi ngo aragiye ihene. Reba umuntu wari igikomangoma akagera aho umushumba w'ihene. Ariko ni muri icyo gihe mu maso y'abantu yari yarabaye ubusa, niho Imana yamwiyerekeye muri kiriya gihuru kigurumana. Kuko ahangaha niho Ivanjili twumvaga
itwereka Yezu ari mu gusingiza Imana. Dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishuriye wabihisha abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Ni ukubera iki? Kuko ubundi ubusanzwe abanyabwenge n'abanyamahanga, ubwenge bwa hano ku isi akenshi tubwibeshyaho, twibwira ko ubwenge n'ubuhanga ari ukuzuza ubumenyi mu mutwe. Murabizi ko n'abakurambere bacu barabizi, bazi ko ubuhanga butandukanye n'ubumenyi. Ushobora kuzuza ubumenyi mu mutwe, ukaba ufite amadiplome n'amadiplome, ariko ukaba utashobora no kwitekera icyayi no guteka igi. Ukaba udafite ubumenyi bundi. Ni babandi usanga hano hanze bakunda gukoresha ijambo rinatukana ngo uyu ni umufilozofe, azi imibare mu mutwe, ariko n'inzira yamujyana ikamugeza hano hakurya ibuhoro ntabwo ayizi. Sibyo? Ntabwo azi. Uretse ibyo ngibyo, ariko ubundi ubuhanga ni ubugufasha kuba umuntu aho mu bihe byose no mu bibazo wahura nabyo byose ukamenya kubyivangamo. Ubwo butandukanye n'ubumenyi. Noneho bwa buhanga buturutse ku Mana rero byo bukaba agahebuzo. Ubwo ngubwo ntabwo ari bwa bundi bw'ubumenyi bw'isi, ni bwa bundi butangwa n'Imana. Mujya mwumva uriya muntu afite ubuhanga koko, kubera ko Imana yamwihereye impano. Ubwo buhanga Yezu avuga, ubumenyi bw'Imana buturuka ku Mana. Ni nayo mpamvu mu ivanjiri uyu munsi batubwiraga ngo kuko dawe ni kuhabyishakiye, byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Data, ntawe uzi Mwana keretse Data, nta n'uzi Data keretse uwo Mwana ashatse kubihishurira. Ubumenyi bw'Imana nta wundi tubukomoraho. Ubuhanga nyabuhanga, bwa buhanga Pawulo mutagatifu avuga ngo ni nk'ubusazi mu maso y'abantu, muzarye mureba. Nk'ubu ngubu kuki abantu benshi uvuga isengesho ugasanga ni nkacyo cyaha gikomeye hano mu Rwanda? Yego nibyo, usanga koko ahari Imana na shitani ikunda kubyivangamo. Hari abaza bakatuvangira, ariko abahanga ba hano ku isi niba koko bafite ubuhanga, bamenya gushishoza, bakamenya gutandukanya icyatsi n'ururu. Ntujuganyanye umwana n'ibase wari uri mu kunywa, n'amazi y'iyo mu ibase wari uri mu kumwuhagiriramo. Ariko ubu ngubu uravuga isengesho abantu bagakuka umutima. Hoya, ntabwo dushobora kubaho tudasenga. Mu by'ukuri ntabwo dushobora kubaho tutazi Imana. Kutamenya Imana ni ukuvutswa byose. Kudahura na Yezu ngo agufate ukuboko akuyobore ni ukuba mu mwijima. Isi yose, igihugu cyacu kubw'umwihariko, ntabwo kizakira
kundi kitinjiye muri ubwo buhanga bw'Imana kandi ntawe ubutanga uretse Yezu Kristo. Amen.